Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza aho muri hose mudukurikiye isaha ku yindi mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho biciye ku rubuga rwacu rwa M24 binyuze ku muyoboro wa YouTube. Hanyuma rero muri aka kanya munyemerere mbaha ikaze mu makuru yacu agezweho akomeje kugenda avugwa. Ni itangazo rikomeye cyane riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Bagize bati abayobozi bakurikira bo muri Rwanda Education Board ni ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu gihugu cy'u Rwanda bahagaritswe by'agateganyo ku mirimo yabo bitewe no kunanirwa gukurikirana no guhuza ishyirwa mu myanya ry'abarimu uko bikwiriye. Dr Ndayambaje Irene, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Undi muyobozi ni Madame Tumusiime Angelique, umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, hamwe na Bwana Ngoga James, umuyobozi w'ishami rishinzwe iterambere n'imicungire y'umwarimu mu kigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Akaba mu by'ukuri impamvu batanze ari uko ngo bahagaritswe by'agateganyo ku mirimo yabo bitewe no kunanirwa gukurikirana no guhuza ishyirwa mu myanya ry'abarimu uko bikwiriye. Akaba ariyo mpamvu rero ashingiyeho mu by'ukuri n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rero bahagarika abayobozi batatu barimo Dr Ndayambaje, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, hamwe na Madame Tumusiime Angelique, umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, na Bwana James Ngoga, umuyobozi w'ishami rishinzwe iterambere n'imicungire y'umwarimu mu kigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda aricyo REB. Hanyuma rero mu by'ukuri birumvikana abantu rero baba bagomba kugira reaction zitandukanye nyuma y'uko mu by'ukuri hasohotse iri tangazo. Muri reaction wenda z'abantu bake twanyuze mu maso tukareba n'iki gise kivugwa n'abaturage cyangwa se bamaze kubona iri tangazo ubutumwa. Mu by'ukuri hari wagize ati ariko REB bayihaye umusirikare ko nayo mbona yananiranye. Hari undi rero wagize ati yego sinabasimbura atariko rwose ati tuvugishije ukuri REB iri mu bigo bya leta bibamo akajagari kenshi cyane, ati kuri iyo mpamvu rero ntumva bitakabaye rero iby'agateganyo, ati bagakwiye kuba birukanwa burundu. Undi yagize ati ni ukuri babanze bikosore kandi banasobanure uburyo baha umuntu akazi ufite 32% basize umuntu watsinze ufite 81% kandi baranabisinye. Iyi mikorere yica ireme ry'uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Undi yagize ati ubundi babihe abatarize uburezi ahari nibo bazi management, ati naho abo bari gusebya ababwize neza nk'uko bakomeje kugenda babigaruka. N'undi wagize ati ntimufata ko Vegas iri muri REB ari iya nyuma yase, ati mba mbona nanjye nayobora nk'uko bakomeje kugenda babivuga muri rusange. Hanyuma rero ni icyemezo giturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe mu gihe uyu munsi tariki ya 2 ukwezi kwa 11 abanyeshuri bamwe basubiye ku ishuri kandi banatangira amasomo. Mu by'ukuri nyuma y'igihe kitari gito abanyeshuri barahagaritse amasomo kubera ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19, cyane ko cyahagaritse ibintu byinshi cyane. Akamaro rero no guhagarika amashuri aho REB yagiye inasaba cyane abanyeshuri ndetse n'ababyeyi muri rusange ko bakwitabira uburyo bwo kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga nk'uko byakomeje kugenda mu by'ukuri bigarukaho. Ni inkuru rero mu by'ukuri itunguranye muri aka kanya gatoya iyi hagarikwa by'agateganyo ry'aba bayobozi. Navuga ko ari abayobozi bakomeye cyane mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza uburezi mu Rwanda REB. Ukwezi kwa 8 mwaka 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB cyatangaje ko kigiye guha akazi abarimu bazigisha amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Aba ngo bakazatangirana n'umwaka w'amashuri biteganyijwe ko rero uzatangira mu kwezi kwa 11 2020 nk'uko byari biteganijwe icyo gihe. REB ni ikigo cy'igihugu cy'uburezi ivuga ko gahunda yo gushaka abarimu umwaka w'amashuri 2021 izaba ariyo nini cyane ngibayeho, kuko ngo abagera ku 7,114 aribo bakenewe nk'uko icyo gihe babitangazaga. Kongera abarimu ngo bigamije rero ngo kugabanya ubucucike mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda, aho kandi icyo gihe mu mashuri abanza umwarimu umwe abarirwaga abanyeshuri bagera ku 59 naho mu yisumbuye bakaba 29. Umuyobozi wa REB Dr Ndayambaje wamaze guhagarikwa by'agateganyo umunsi wa none, icyo gihe yavuze ko guverinoma irimo kubaka ibyumba by'amashuri bityo ngo ko hanakenewe abarimu. Yongeye ko ngo bategereje kandi ubujyanama bwa guverinoma ku buryo bwo gusubukura igikorwa cyo gushaka abarimu. Yagize ati igikorwa cyo gushaka abarimu cyahagarariye mu gutanga ibyangombwa bisaba akazi, ati tuzasubukura rero tugenzura ibyangombwa by'abarimu hanyuma dutangire kubohereza aho bazigisha mbere y'ukwezi kwa 9. Mu Rwanda ati hari abanyeshuri biga mu mashuri abanza bagera kuri 2 miliyoni
n'ibihumbi 479,366, abandi bagera ku 636,162 mu mashuri yisumbuye. Gusa imibare ikaba rero igomba kwiyongera ubwo umwaka w'amashuri uzaba wongeye gutangira. Mu mashuri abanza higishamo abarimu bagera ku 41,573, naho amashuri yisumbuye akaba higishamo abagera ku 21,990. Umuyobozi wa REB Dr. Irene Ndayambaje wamaze guhagarikwa by'agateganyo icyo gihe yavugaga ko biteguye ko umubare w'abanyeshuri uziyongera ubwo amashuri azaba yongeye gufungura, kuko hari abanyeshuri bazatangira ishuri kandi bagomba kubona abarimu n'amashuri bigiramo kuko ari ibintu bigendana. Yagize ati hirya no hino mu gihugu hatangiye kubakwa ibyumba by'amashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'ay'imyuga bigera ku 22,505 mu kugabanya ubucucike mu mashuri yose, bigamije rero kongera ireme ry'uburezi muri rusange uko byakomeje kugenda bigarukwaho icyo gihe. Akaba rero mu by'ukuri ngira ngo sinzi niba navuga ko ubuhari bwo bujyanama arategereje kuri guverinoma, kuko bahise bamuhagarika ndetse mu by'ukuri n'abandi bayobozi bakuru muri iki kigo cya REB gishinzwe uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ikiriho nuko mu by'ukuri nk'uko babisobanuye hari ibyo bagombaga gukora batigeze bakora, mu by'ukuri hari inshingano bari bashinzwe kuzakora ariko navuga ko zabananiye batigeze bashyira mu bikorwa, kandi niyo mpamvu nyamukuru mu by'ukuri itumye guverinoma cyangwa se ibiro bya minisitiri w'intebe mu by'ukuri bisohora itangazo ryo kuhagarika mu buryo bw'agateganyo kugira ngo buriya babanze barebe uko bashyira mu bikorwa ibyo byose byagiye bipfa ku buyobozi bwa Dr. Irene Ndayambaje. Abanyeshuri batangiye uyu munsi nabo mu mashuri abanza biga mu mwaka wa 5 n'uwa 6 n'abiga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 3 n'uwa 5 n'uwa 6. Iki cyiciro kiriyongeraho icy'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro bari mu mwaka wa 3 kugeza mu wa 5 ndetse n'abiga mu mashuri y'inderabarezi kuva mu mwaka wa 1 kugeza mu mwaka wa 3. Nubwo abanyeshuri basuye mu masomo yabo nyuma y'amezi agera ku 8 amashuri ahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19, hari abatari bake batangarije Ijwi rya Amerika ko bitazaborohera kongera gutangira kubera ubukene bwugarije imiryango yabo bwatewe nanone n'iki kiza cya COVID-19. Ndayambaje Gilbert ni umunyeshuri uvuka mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo ndetse na mugenzi we Habimana Gilbert no mu murenge wa Cyumba mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru nibyo bagarukaho. Merewe mu rugo ko bimeze ntago biteguye neza kubera iki cyorezo cya COVID, kuko hikubisemo n'ikibazo cy'izuba. Nakoraga akazi k'ubuyede ntago kabonetse ariko ishobora ko twari benshi cyane Amajyepfo ari inzara ntago bazatangira nta nubwo biteguye ku itangira ry'amashuri. Iwacu rwose ababyeyi benshi bitewe n'ikibazo cy'ubukene mbona ari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara ku bakoraga mu gace k'iwacu ari benshi batazayasubiramo. Iwacu ibirayi byaguraga 150 ariko byaguze amafaranga 400. Ibishyimbo ubu mu rugo biri kugura 150. Urumva ko no kujya guhingira umuntu wagura ikiro cy'ibishyimbo ugasigaramo n'ideni. Urumva ko ababyeyi benshi ntabwo wafata 1,000 ngo ukiguremo amakaye y'abana mu rugo ufite umuryango w'abana 7 bari buze kuburara. Kwiga rwose ni ikibazo gikomeye cyane. Izi mvugo z'aba banyeshuri bazihuriyeho n'ababyeyi babo nabo bibaza uko itangira ry'amashuri rizagenda, kuko bemeza ko ribasanze mu bukene bukabije batewe na COVID-19 ndetse n'ikibazo cy'ibihe bibi bitatunganiye abahinzi. Bwana Alphonse Nizeyimana n'umubyeyi wo mu karere ka Gisagara na mugenzi we Rutagengwa Jean Pierre wo mu karere ka Bugesera baravuga uko ibi bihe byugarije ababyeyi. Abana benshi bari baragiye gukora mu bintu bya VUP, abandi baragiye mu matafari, mu miceri. Mbona hazaba n'imbogamizi kuko hari n'abanyeshuri batazemera gusubira ku ishuri, bamenye gufata amafaranga iwabo, nyine ubuzima buragoye. Icyo mbona gikomeye n'ababyeyi tuganira mu hango ntuye bafite abana biga, basanga umwana nimba ari mu Gisagara azajya kwiga wenda Nyamagabe hirya mu misozi cyangwa akazajya kwiga muri Nyaruguru, yibaza uburyo azabona ikimujyana akabona na minivare, nimba atabonaga icyarya kumugurira amakarumba byoroshye. Nta cyizere gihari cy'uko abana bose bashobora kuzajya ku mashuri. Abiga batari muri nayini ni ikibazo. Amahirwe dufite nuko uburezi bwegerejwe abaturage. Iyo umwana yiga ataha mu rugo burya biroroha kumubonera ifunguro rya kumanywa, ntabwo ari kimwe nuko yaba yiga aba ku ishuri. Iyo umubyeyi afite umwana wigaga